Uyu munsi dutangiye inyigisho y'umuryango n'urushako. Iyi nyigisho yose ishingiye ku ijambo ry'Imana. Ubu buryo bw'imyigishirize ku muryango n'urushako ntabwo benshi babyishimira kuko bavuga ko Imana yo muri Bibiliya ariyo yaremye umugabo n'umugore n'urushako. Imana ikunda imiryango kandi Satani akayanga cyane. Ariyo mpamvu akora ibishoboka byose ngo ayisenye. Imana itubwira byinshi mu ijambo ryayo ku bigendanye n'umuryango n'urushako, kandi dukeneye kubyiga tukabimenya. No kubw'ibyo, turagusaba ko wakwiyemeza kudacikwa n'isomo na rimwe muri aya masomo 10 tugiye kwiga ku mugambi w'Imana ku muryango n'urushako. Ngaho rero twakira umwigisha wacu. Murakaza neza muri uruherekane rw'inyigisho nshya kuri imwe mu nyigisho zanjye nkunda cyane. Igihe abana banjye bari bakiri bato bicara ku ntebe ibirenge byabo ntibigere hasi, nigishaga cyane kandi neza iyi nyigisho y'umuryango. Ariko bamaze gukura naracecetse sinongera kwigisha iyi nyigisho kumara imyaka nka 15. Hanyuma abakuru b'itorero baza kumbaza impamvu maze icyo gihe cyose ntigisha ku rushako n'umuryango. Nanjye narabasubije nti nibwire ko muzi igisubizo cy'ibyo mumbajije. Baransubiza bati, yego turakizi, ariko nubisengera ugatekereza neza, urabona ko ubu ari bwo ushoboye kuzigisha neza kurusha ibindi bihe byose wazigishije. Ese wakwemeye ukishyira hanze ukatubwira ibibazo ufite n'ukuntu Imana irimo kubigufashamo? Nuko ndabemerera ndabikora. Nkomeje kwigisha nza kumenya yuko n'abandi bose bari bafite ibibazo mu ngo no mu nshako zabo nk'ibyo natwe twari dufite. Ariko nigisha izi nyigisho bwa mbere ntabwo nigeze ngira ibibazo byinshi mbazwa nk'ubu. Hambere harera abana bacu bose baje kudusura. Jye n'umugore wanjye dufite abana 5, abuzukuru 5 n'abandi bana bacu 3. Ubwo nabafasha b'abana bacu. Dukunda cyane nk'uko dukunda abo twibyariye. Bose baraje tugira ubusabane bw'umuryango wacu bose kandi byari byiza cyane. Abana bacu bameze neza kandi bari muri Kristo neza. Ibyo tubishimira Imana cyane kubyo numva nakongera kwigisha izi nyigisho z'umuryango n'urushako mu mbaraga nyinshi. Iyi nyigisho tuyigishanya guca bugufi kwinshi. Niba ntibeshye ndumva nta kibazo waba waragize cyangwa ufite ubu jye n'umufasha wanjye tutari twageramo. Hari umugore wampamagaye mu minsi yo hambere aha ariko wa gatandatu nijoro. Yari afite ikibazo mu rushako rwe kimukomereye cyane. Numva birambabaje cyane musaba kwaza mu rugo ngo tukiganireho. Aransubiza ati, oya sinabikora kuko wowe washatse marayika. Iri jambo umugore wanjye ryaramushimishije kandi ni nako biri. Niko ko umugore wanjye ni umugore mwiza cyane. Ariko nyemerera ngira icyo nkubwira. Ntabwo byatworoheye. Ntabwo kugira umuryango n'urushako ari ibintu twabonye mu buryo bworoheje. Twanyuze mu bibazo byinshi kandi bikomeye cyane. Byari ibibazo bishishimura umutima. Ndizera ko tugiranye umwanya nkakubwira ibibazo byacu nawe ukambwira ibyanyu, nibwo wasobanukirwa ko ibyo mvuga mbizi kandi ari byo, kuko twanyuze mu bintu byinshi bikomeye. Kugira ngo rero dushobore kubaganiriza ku mahame twize muri ibyo byose ku rushako n'umuryango, bidusaba ubwitange bukomeye. Hari igihe narimo kwigisha mu mahugurwa y'abashakanye, haza kuba umugabo wambwiye ati, mbese ntibyashoboka ko twavuga ku rushako tudashyizemo Imana? Arongera arambwira ati, jye sinkunda ibi bintu by'Imana. Wanyemereye tukaganira ku rushako gusa tudashyizemo Imana? Naracecetse ndamureba kumara nk'umunota wose, hanyuma ndamubwira nti, nyakubahwa, birashoboka ko umwe muri twe ari ahantu adakwiye kuba ari, kandi ndumva ari jye. Kuko niba udashaka kumva Imana n'ijambo ryayo, bivuze ko udashaka kumva ikintu na kimwe mu bintu byose ndi bukubwire ku rushako n'urugo. Ibyo ndi bubabwire byose ariyo mahame y'urushako n'umuryango yose arabashingiye ku ijambo ry'Imana. Abantu benshi ntibakunda izi nyigisho z'urushako n'umuryango kuko zishingiye ku ijambo ry'Imana. Iyi nyigisho iraza kukugaragariza ko Imana ariyo yaremye urushako n'umuryango. Kera nigeze kumva umugabo wari ufite imodoka ishaje, aza kugira ikibazo imodoka yipfa atwaye, hanyuma yihagarika uruhande rw'umuhanda.
Nyuma y'umwanya mutoya haza kuza undi mugabo wari wambaye neza cyane, yitwaye mu modoka nziza kandi ihenze cyane. Amubonye nawe ahagarika imodoka ye iruhande rw'umuhanda hafi na yindi yapfuye kugira ngo arebe ko hari icyo yamufasha. Arangije guhagarika imodoka ye neza, araza aramwegera mubaza uko byagenze, undi nawe aramusobanurira. Wa mugabo wambaye neza akingura aho moteri y'iyo modoka yapfuye iri. Iyo modoka yari ubwoko bwa Ford kandi nizo zari zigezweho muri icyo gihe. Nuko yitegereza moteri abonaho ikibazo kiragikemura ako kanya. Nyiri modoka byaramutangaje cyane, ariko cyane n'ukuntu umugabo wambaye neza bigezaho yamukemurira ikibazo cy'imodoka ye. Arangije aramubaza ati, ubu bwoko bw'imodoka za Ford ko mbona uzisobanukiwe cyane, wabigenjeje ute? Undi nawe aramusubiza ati, ni jye Henry Ford, nyiri uruganda rukora izi modoka z'ubu bwoko bwa Ford. Ibi bigaragaza ko Ford yakemura ikibazo cyose imodoka z'ubwoko bwa Ford zagira. Ni muri ubwo buryo twizera ko Imana yatunganya urushako kuko ariyo yaruremye. Ni kuri iyi ngingo nyirango turebere hamwe icyanditswe, ari naho turi buhere twiga ku mahame y'umuryango n'urushako. Muri Matayo igice cya 19 aho Yesu yabajijwe ku rushako, nawe yabajije ikibazo ati, mbese ntimwari mwasoma ko? Iki ni kimwe mu bibazo Yesu yakundaga kubaza. Kuri buri kigwa cyose ntekereza ko tugomba kujya dutangirana na Yesu, tukibaza tuti, mbese Yesu ibi yabivuzeho iki? Muri Matayo igice cya 19 ubwo babazaga Yesu ku rushako, yarababwiye ati, ntimwari mwasoma umugambi w'Imana n'imiterere y'urushako Imana yaremye? Bamubaza bwa mbere, bamubaza ku butane bwa burundu. Nawe arababwira ati, niba mushaka gusobanukirwa urushako nk'uko rwaremewe kumera, mugomba gusubira mu itangiriro mugasoma kugira ngo mumenye icyo Imana yavuze ku kuntu urushako rugomba kumera. Uku niko wamenya ubusobanuro bwimbitse bw'urushako. Ni kuri iyi ngingo rero nshaka guheraho. Mu itangiriro igice cya mbere tuhasoma aya magambo, turema umuntu agira ishusho nk'iyacu, ase natwe. Nuko Imana irema umuntu afite ishusho yayo, niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi. Iryo jambo ngo mwuzure risobanuye ngo mukwire isi, muyitegeke. Mu itangiriro igice cya kabiri niho tubona icyanditswe Yesu yabwiye abantu bamubajije ku rushako. Yasubiyemo inkuru yo kurema kw'ibintu byose nk'uko iri mu itangiriro. Bibiliya isubiramo ibintu byinshi mu bitabo byayo bitandukanye ku mpamvu yo gushimangira. Aha rero nanone tubona gushimangirwa kw'inkuru yo kuremwa kw'ibintu byose kuko Imana idashaka ko hagira icyo tutamenya. Imana imaze kurema, ireba ibyo yaremye byose mu itangiriro igice cya mbere, iravuga iti, ibi ni byiza, n'ibi ni byiza, n'ibi ni byiza. Imana irema imibonano mpuzabitsina, iravuga iti, ni byiza cyane. Ariko iyo ugeze mu gice cya kabiri niho ubona Imana ivuga iti, si byiza. Ese ni iki kitari cyiza? Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiye. Nuko Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhinduramo umugore, irushyira uwo muntu. Amubonye aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Azitwa umugore kuko yavuye mu mugabo. Nicyo gituma umugabo cyangwa umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo wabisoma mu itangiriro igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 18 ukagera ku murongo wa 24. Nanone tubona iyi nkuru yo kuremwa kw'ibintu isubirwamo mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Iyi ni inshuro ya 3 byandikwa kugira ngo bishimangirwe, kandi bishimangirwa kugaragaza ko Imana ariyo yaremye umuntu. Imana yaremye umugabo n'umugore, kandi bitewe n'ukuntu yabaremye byagenwe ko bagomba kubana mu bufatanye. Turarongera akabitwereka. Iki ni igitabo cy'urubyaro rwa Adamu mu gihe Imana yaremaga umuntu. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, yabaremye ari umugabo n'umugore, ibaha umugisha, imwita Adamu imaze kumurema. Aho ni mu itangiriro igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2. Imana yaremye umuntu imurema mu bice bibiri.
yaremye umugabo n'umugore. Ariko ibyo bice uko ari bibiri nibyo bigize Adamu. Izina Adamu mu giheburayo risobanuye umuntu. Nuko rero arema umugabo n'umugore kandi abaha umugisha wo kororoka bagakwira isi. Abita Adamu kuko bagombaga kuba umubiri umwe. Twese turabizi ko Bibiliya itangirana n'inyigisho aho ivuga ko ababiri bazaba umwe, kandi hari umuntu wavuze ko imiryango myinshi cyangwa benshi mu bashakanye babaho ubuzima bwabo bwose bw'urushako barwanira uwo bazaba we. Ikibazo aho kiba ni uko bahora bibona nk'abantu babiri batandukanye cyangwa nk'umuntu ku giti cye, ntibibone nk'umuntu umwe bombi. Ikigaragara ahangaha ni uko ashimangira ko mu kurema Imana yaremye umugabo n'umugore. Mbabwije ukuri gusesuye, ntaho mbona ubutinganyi cyangwa imibonano mpuzabitsina y'abahuje ibitsina igaragara muri iyi nteguro y'Imana. Ntabwo ngiye kwigisha ku butinganyi, siyo nyigisho y'uyu munsi, ariko ngiye mbona ubutinganyi ntaho bugaragara muri gahunda y'Imana. Gahunda y'Imana igaragarira muri iki cyanditswe ni ukuzuza isi abantu beza bagizwe n'abagabo n'abagore. Ibi byitwa itegeko ry'urushako n'umuryango, kandi tubisanga mu nkuru yo kurema kw'Imana, kandi isubirwamo inshuro 3: umugabo n'umugore, umugabo n'umugore, umugabo n'umugore. Ibyo dusoma ubu ni itegeko ry'ubuzima, twaryita itegeko ry'urushako n'umuryango. Muri iri somo rya mbere ndashaka gutanga incamake y'itegeko ry'umuryango n'urushako. Ushatse wanavuga uti, mpereye ku byo tumaze gusoma, urushako n'umuryango ni itegeko ry'Imana. Byari ubushake bw'Imana, kandi n'ubu biracyari ubushake bw'Imana gufata abantu, umugabo umwe n'umugore umwe, akabagira abafatanyabuzima cyangwa se abafasha. Iyo usomye uburyo baremwemo, ubwo ni imiterere ya buri wese, bigaragaza ko byari umugambi w'Imana ko abantu babiri bagira umubano n'ubufatanye. Kandi uyu mubano urenga kuba umugabo yagirira neza umugore cyangwa umugore yagirira neza umugabo. Uyu ni umugambi w'Imana wo kugira ngo yuzuze isi abantu beza. Nuko rero uhita ubona ko kugira ngo uyu mugambi w'Imana ugerweho, Imana igomba kugira ababyeyi babiri bakwiye. Kugira ngo abo babyeyi babe bakwiye, nuko bagomba kuba bafite umubano wuzuye cyangwa ukwiriye. Kugira ngo babeho bafite umubano ukwiriye, nuko bagomba kuba ari abantu babiri bakwiriye. Uyu mubano Imana yaremye ubwo yaremaga umugabo n'umugore, ntabwo yaremye ari ukugira ngo babe ibiryi bibiri biryana cyangwa kimwe kibeshwaho n'ikindi. Ntabwo yabaremye ari umuntu n'ikiryi, aho umwe yonka ubuzima abukura muri mugenzi we. Uwo mugambi wari kandi no kugeza ubu uracyari umugambi w'aho abantu babiri batandukanye bashoboye gufatanya nk'uko Imana yagennye ko bafashanya. Iyo winjemo mbere cyane muri iyi nyigisho ugasobanukirwa amahame y'urushako n'umuryango, ubona ko uko yari mu irema ry'umuryango n'urushako n'ubu ariko ameze. Imana irema umugabo irangije iravuga iti, ntabwo akwiriye, si byiza ko abaho adakwiriye cyangwa yibana. Uku ni ko ururimi rw'igiheburayo rubisobanura. Imana iravuga iti, ngiye kumuremera umufasha umukwiriye. Nikiri jambo ngo umufasha umukwiriye risobanuye. Aha rero mu itangiriro ry'urushako n'umuryango niho tubona itandukaniro ry'inshingano zabo bombi. Havuga ko umugabo aba adakwiriye iyo adafite umugore. Umugore azanwa no kuzuza umugabo. Ndagusaba ko wanyemerera tukarebera hamwe ibyanditswe n'amahame y'uyu mugambi ukomeye w'Imana ku rushako n'umuryango. Ndizera ko uri bubone ko buri muntu wese agira inshingano ze zo gusohoza. Mu mugambi w'Imana, umugabo ni umugabo, kandi umugabo agomba kuba umugabo, kandi umugabo afite inshingano ze bwite n'umumaro we bwite. Iri tegeko ry'urushako n'umuryango rifite ibitero bikomeye muri iki gihe. Ijambo ry'Imana ryose ririmo guterwa ibitero bikomeye cyane iyi minsi, bitewe cyane cyane n'imikorere y'isi. Muri iki gihe hari abantu benshi bavuga ko umugore agomba kugaragaza ko ahwanye n'umugabo, akora ibyo byose umugabo ashoboye gukora. Mu yandi magambo, agomba kwerekana ko ameze neza nk'umugabo, kandi akabigaragarisha gukora ibyo byose umugabo ashoboye gukora.
akagaragaza agaciro ke n'umumaro we n'inshingano ze. Bishatse kuvuga ko niba adashoboye gukora ibyo umugabo ashoboye byose, ubwo ntabwo aba afite agaciro kamwe n'umugabo. Ku ruhande rumwe ukagira abagabo bakoresha nabi ububasha bahawe bavuga bati umugabo arasumba umugore. Ku rundi ruhande ukagira abagore bavuga bati umugore arasumba umugabo, nk'aho muri bombi harimo gusumbana. Imana yaturemye dutandukanye kubw'impamvu. Yaremye bamwe muri twe kuba abagabo kugira ngo buzuze abagore. Yaremye bamwe muri twe kuba abagore kugira ngo buzuze abagabo. Isigisha ko umuntu ari ibitsina byombi kandi agaragaze ko ateye cyangwa ameze nk'undi. Nyemerera nsobanurira itegeko ry'umuryango n'urushako nkoresheje ishusho ifite imfuruka eshatu. Ku mfuruka ya mbere yo hasi ku ruhande rw'iburyo tuhashyira abantu. Iya kabiri yo hasi ku ruhande rw'ibumoso tuhashyire umubano. Hanyuma iyo hagati ariyo yo hejuru tuhashyira ababyeyi. Kugira ngo ugire ishusho iteye itya, ntago yabaho ifite imfuruka yo hejuru gusa. Ntibishoboka, si byose? Ni muri ubwo buryo nanone udashobora kugira ababyeyi bakwiye ariko badafite umubano ushingiye cyangwa wagenwe n'Imana. Kandi ntibishoboka ko iyi shusho twifashishije yagira imfuruka yo hagati, ubwo ni haruguru, idafite imfuruka yo hasi ku ruhande rw'iburyo. Uru ruhande rw'iburyo nirwo mfuruka fatizo. Abantu rero nibo mfuruka fatizo kandi y'ingenzi cyane. Ni ingenzi cyane kubwo kubaho kw'iyi shusho. Ni mu buryo bumwe ndimo kugerageza kwerekana ko igice cy'ingenzi cyane ku rushako ari abantu babiri bagize urwo rushako. Ibi rero ni rwo rufunguzo rw'urushako Imana yaremye. Iyo bivuze mu buryo butari bwo, bimera bitya. Muri buri rushako habamo ibibazo by'ubwoko butatu. Reka nitangeho urugero kugira ngo ntagira uwo nkomeretsa. Ubwoko bwa mbere bw'ikibazo ni jye. Jye ndi ikibazo gikomeye cyane. Nkishakana n'umugore wanjye nasanze afite impano yo kwizera. Mbabwije ukuri, ubuzima bwanjye bwari bumeze nabi cyane. Nagiraga uburakari bwinshi kandi nkaremera ibiro 115, ariko singira imbaraga muri jye. Nubwo byari bimeze bityo, yemeye ko mubera umugabo. Nkimubona yiteguraga kujya mu kindi gihugu kubayo umumisiyoneri. Nkabona bitashoboka ko tubana. Hanyuma ibyo kuba umumisiyoneri arabireka, yemera ko tubana. Mbabwije ukuri, niba mfite ibibazo 50, bivuze ko uyu mubano wacu urimo ibibazo 50 na mbere yuko nshaka umugore. Reka noneho tuvuge ko umugore wanjye ari ufite ibibazo 50. Ibi bisobanuye ko umubano wacu ufite ibibazo 100 na mbere yuko twaba umwe neza. Mu bujyanama nkorera abateganya kubana, iki nicyo kintu gikomeye cyane mba mpangana nacyo. Hari ibintu bike ngiye kubabwira kandi ndasaba ko mubyumva cyane. Icya mbere, niba udashoboye kwemera ko wowe ubwawe uri ikibazo, nta mujyanama w'urushako kuri iyi si uzigera gufasha mu rushako rwawe. Kubw'ubuntu bw'Imana, jye namenye ibibazo byanjye, mbona ubufasha buhagije. Iyo ukemuye ibibazo biri mu buzima bwawe, uba ukemuye ibibazo byinshi byo mu rushako rwawe cyangwa mu mubano wawe n'undi muntu. Iki rero nicyo kibazo njya mpura nacyo kenshi. Umuntu kwanga kwemera burundu ko afite ikibazo ni bibi cyane. Ndagira ngo mbabwire ko nahuye n'ibibazo bikomeye. Reka mbasobanurire nkoresheje inkuru numvise y'umugabo wagiye kwa muganga w'indwara zo mu mutwe, yikoreye umugati ku mutwe we, amagi 3 n'agace k'inyama kuri buri gutwi kwe. Muganga aramwakira mu ntebe ngo yicare. Nawe yicarana ubwitonzi bwinshi cyane kugira ngo ya magi atagwa kameneka. Nuko muganga aramubaza ati, mbese urashaka ko twaganira? Nundi nawe ati, yego muganga, ndashaka kukubwira ibya murumuna wanjye. Murumuna wanjye afite ikibazo. Abajyanama b'ubuzima bahura n'abantu bameze batyo buri munsi. Bimeze nk'igihe Yesu yavuze muri Matayo igice cya 7:3 ati, ni iki gituma ubona igitotsi kiri mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe? Kandi usa nabi n'uwo mugogo ukuri mu jisho. Ugasanga umuntu yarihaye akazi ko kureba imigogo iri mu isi,
ugasanga umuntu yarigize inzobere mu kugaya no kureba ibibi biri mu bandi bantu, cyane cyane mu rugo rwawe no mu rushako rwawe. Akihutira kureba amakosa y'abandi, akihutira kugereka amakosa ku bandi. Dore ihame ry'ingenzi turi burebe. Ubujyanama bukomeye cyane bw'urushako ku isi busangwa muri Bibiliya. Turaza no kureba kuri ubwo bujyanama bw'urushako. Mu gihe turimo kubikora, turaza gutahura n'ibintu bifitanye isano. Igihe cyose Bibiliya ivuga ku rushako, ivuga umuntu ku giti cye. Ibwira umugabo iby'umugabo, ikabwira umugore icyo yakorera umugabo, ndetse igatandukanya umugore imubwira icyo agomba gukora nk'umugore. Muri Petero wa mbere igice cya 3 haravuga hati: umugore nagira umugabo utubaha ijambo ry'Imana. Hanakomeza n'indi mirongo 6 ariko ntiyongera kuvuga ku mugabo. Haravuga hati: reka nkubwire icyo wabikorera wa mugore we. Wakora ibi n'ibi. Ibyo birashoboka. Bibiliya buri gihe igaragaza ko ibintu bishoboka. Bibiliya ibwira abana iby'abana. Ntabwo Bibiliya ijya ibwira abana guhana ababyeyi. Ibabwira ibyo bagomba gukorera abana. Ibyo birumvikana kandi nibyo bikwiriye. Sinzi igihe umaze wubatse. Bifata abantu bamwe igihe kirekire cyane kugira ngo babyige, ariko bose nyuma basoza bavuga bati: jye ntacyo nakorera uwo nashakanye nawe. Ntabwo ari wowe uzamusubiriza imbere y'Imana. Ntabwo umushinzwe. Wowe uzisubiriza kuko wishinzwe wenyine, kandi wakwikorera icyo ushaka. Maze kubibona ko iyo ndimo kugira inama bashakanye, hari ubwo usanga umugabo ari ufite ibibazo byinshi. Noneho nkavuga nti, yenda kubw'ubuntu bw'Imana nshobora kubafasha. Hanyuma tugahura, tukaganira, tukongera, nkakomeza kumva uwo mugabo abisubiramo kenshi agira ati: uriya mugore Imana yampaye. Ndetse hari n'uwavuze ati: iyo Rukundo aza kumenya uriya mugore neza mbere, ntibiba bimeze uko bimeze ubu. Byumvikana nkaho yarebye nabi. Umugabo icyo areba kandi icyo atekereza ni uriya mugore, n'amakosa amubonaho, ku buryo atari yigera yiyumvisha ko yaba ari we kibazo. Wamubona ugasanga afite umugogo munini mu jisho rye, ariko yerekana igitotsi kiri mu jisho ry'umugore we. Ni ibintu bibi cyane. Ntabwo ashobora kumva ko yaba ari we kibazo. Uku rero usanga ariko n'umugore ameze. Abagore bakunda kuvuga ibibazo by'abagabo babo, ariko wibuke ko ubujyanama bw'urushako ushaka ni ba bantu bombi. Iyo nabaga nkorera ubujyanama bashakanye, narabatandukanyaga kuko n'ibyanditswe birabatandukanya. Nigeze kubona ndimo kwigisha mu rusengero umugabo waje akurura umugore we amwinjiza mu rusengero. Murabyumva ko nahise mbumusifuzi. Ariko igitangaje ni uko uwo mugore hanyuma y'umwaka umwe yatangiye kwigisha Bibiliya abaturanyi be kuko yari yarakijijwe. Hari ibihe byabagaho ubwo umugabo n'umugore babaga babanye muri ubwo buryo, bigatuma batandukanya kugira ngo bataza no kurwanira imbere yanjye. Byabaga ngombwa ko mbanza nkahura n'umwe, hanyuma nkaza guhura n'undi. Hanyuma y'ibiganiro byinshi na buri umwe, twatangiraga kuganira ku bufatanye no guhuza. Ariko mbere y'uko umubano wa buri wese utungana, ntabwo byashobokaga ko bashobora kuba umwe ndetse no guhuza. Nuko rero ubwo naje kwiga itegeko ry'urushako n'umuryango. Byashoboka ko waryiga kandi ufite imitekerereze yo kwikunda. Ukibaza uti, ndunguka mwiki? Waba uvuga uti, ikinjyanye kwiga izi nyigisho ni ukugira ngo ngire urushako rwiza. Hari igihe nigishaga ku rushako mu iteraniro ry'abagabo, ndababwira nti, urushako ntabwo ari umubano aho buri muntu azana 50% n'undi akazana 50% mu rushako rwabo. Ahubwo ni abantu babiri, aho buri wese atanga 100% abiha Imana. Umwe mu bagabo bari bahari arataha ageze mu rugo, abwira umugore we ati: Pastori yatubwiye ngo urushako naho umuntu umwe atanga undi agatanga ubusa, ubwo rero nijye utanga 100 wowe ugatanga ubusa. Mbega ibyago! Aho yaba yarakuye mu byo navuze sinakubeshya. Bigaragaza yuko ikibazo cy'inshako ari kinini cyane. Hari ubwo abantu batemera ko abantu ubwabo
ari wo soko y'ibibazo, kandi buri wese akavuga ati nijye ugomba gukemura ikibazo kuko ari jye kibazo. Nuza muri iyi nyigisho y'itegeko ry'urushako n'umuryango wibaza uti mbese genda bikuramo iki? Ndagira nkumenyeshe ko hari byinshi cyane uri bukuremo. Ntekereza ko urugo rumeze neza ari cyo kintu cyiza cyane ku isi nyuma y'agakiza. Ariko niba wifuza kugira ubumenyi ku rushako n'umuryango muri iyi nyigisho dutangiranye, ndagusaba ko wakwitegura kwiga iri tegeko ry'urushako n'umuryango wibaza iki uti niki ndi bwigiremo cyahesha Imana icyubahiro, aho kwibaza uti ni nyungu ki nakuramo. Ese kuki Imana yashyizeho urushako? Kuki yaremye umuntu ari umugabo n'umugore? Niki cyatumye abikora? Nusoma ijambo ry'Imana ntibizakugora kumenya impamvu. Impamvu ni uko Imana yashakaga kuzuza abantu beza ku bw'icyubahiro n'ubwiza bwayo. Zaburi y'128 ni kimwe mu byanditswe bikomeye cyane kandi bisobanura iyi ngingo neza cyane. Hahirwa uwubaha Uwiteka wese akagenda mu nzira ze, kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe, uzajya wishima, uzahirwa. Abantu benshi bashaka gushyira akadomo cyangwa akabago nyuma y'iri jambo ngo hahirwa buri muntu wese. Hari abantu benshi bigisha gutya, bizera ko buri muntu wese ahiriwe kandi bakabyigisha, bakavuga bati niba Imana koko ari Imana y'urukundo, buri muntu wese afite umugisha. Bakigisha imigisha gusa. Ariko iki cyanditswe ntabwo ariko kivuga. Iyi ni imwe muri zaburi zivuga ko umuntu ahiriwe. Guhirwa ni imwe mu nsanganyamatsiko zikomeye zo mu gitabo cya Zaburi. Zihora zitubwira ko umugisha w'umuntu uhirwa utaza nk'impanuka cyangwa ngo umugwe gitumo. Haba hari ibintu bituma umuntu ahirwa. Umwanditsi w'ibitabo witwa Robert Louis Stevenson yaravuze ati vuba bidatinze buri muntu wese agomba kubona ingaruka z'ibyo yakoze cyangwa akora. Iri naryo ni itegeko ry'ubuzima. Bibiliya ntabwo ivuga yuko buri muntu wese ahirwa cyangwa afite umugisha, ahubwo iravuga iti hahirwa uwubaha Uwiteka. Ibyo bisobanuye ko yizera umwami akagenda mu nzira ze. Abavuga ko akijijwe ariko imirimo ye ikabihakana. Umuntu w'umunyamugisha n'umunyakuri yizera Imana kandi akagendera mu nzira zayo. Ibi rero ni ukuri ku muntu w'umunyamugisha igihe cyose, kuko tutajya turya imbuto z'amaboko yacu. Iyo umuntu yicariye imbuto z'imirimo ye, aba ahiriwe cyangwa yishimye kandi aguwe neza. Iyi zaburi nanone itubwira ukuntu Imana ikoresha umunyamugisha, n'ukuntu umunyamugisha yinjira mu nteguro y'Imana. Ku murongo wa 4 haravuga hati uku niko umunyamugisha yinjira mu nteguro y'Imana. Umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe. Abana bawe bazaba nk'uduti twa elayo bagosa ameza yawe. Uko niko umuntu wubaha Uwiteka azahirwa. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni. Nawe uzabona ibyiza biza kuri Yerusalemu iminsi yose ukiriho. Niko kuzabona abuzukuruza bawe, amahoro abe mu Bisirayeli. Mbega zaburi nziza! Dore ikivuze. Dore ukuntu Imana ikora hano mu isi. Imana ikora inyujije mu itegeko ry'urushako n'umuryango. Imana ishaka umugabo wayizera akagendera mu nzira zayo, ikamuha umugisha. Igaha uwo mugabo umugore kugira ngo imwuzuze. Hanyuma igaha uwo mugabo urubyaro. Bitewe no kuba umwe kw'abo bantu bombi bakabyara abana. Abana bakabana nabo kumara imyaka nka 20, babatoza, babigisha, kandi babategura kugira ngo bazashobore guhangana n'ubuzima bw'isi. Iyi niyo gahunda nziza cyane buri muntu wese yakwigera atekereza. Ariko Zaburi 128 iravuga ko Imana ikoresha uyu muryango guhindura umujyi batuyemo, igihugu cyabo ndetse n'isi. Iyi Zaburi iravuga Siyoni, ariko Siyoni ihagarariye itorero ry'Imana. Uwiteka azaguha umugisha uva i Siyoni. Ese ni gute Imana ikora mu isi? Yego, yenda twese dufite igitekerezo kigari cy'uko ikoresha itorero ryayo. Ariko itorero ni rwo rwego rw'ibanze Imana ikoreramo cyangwa ikoresha.
Oya, ntabwo ari rwo. Itorero naryo rigizwe n'imiryango. Bisobanuye ko umuryango ari wo rwego rw'ibanze mu isi. Nuko rero Imana ikoresha umuryango guhindura Siyoni, ariyo torero. Hanyuma uko imiryango itandukanye yegerana kugira ngo ireme umubano wo mu mwuka, igahindura icyaro cyabo, umujyi wabo, igihugu cyabo ndetse n'isi. Iyo rero ibintu bitameze neza mu isi, ntibimere neza mu gihugu, ntibimere neza mu mujyi, biba bipfira hehe? Kera nigeze gusoma agatabo umwanditsi yanditse ku kibazo cy'imiryango, kugwira kw'ibyaha ku isi ndetse n'ingaruka zabyo ku bana. Kandi iyo ubirebye ubona bikabije kurusha muri iki gihe, ariko barimo kubishakira umuti cyangwa igisubizo. Ntabwo nzigera nibagirwa, harimo imyandiko yanditswe n'inzobere. Bashakisha intandaro yabyo, bati ese ibyaha biterwa n'amafuti ya leta? Byaba biterwa n'uburezi bubi cyangwa bukeya? Cyangwa byaba biterwa n'umuco utari mwiza? Bagize ikibazo no ku nsengero n'amasinagogi, bavuga bati yenda ntibakora icyo bagombye kuba bakora. Ariko nyuma baza kuvuga kuri iki kandi bahora bakigarukaho bagira bati oya, ahubwo ni umuryango. Baravuga bati urugo ni rwo soko y'ibibazo biri mu bantu. Aho niho ikibazo kiri, kandi niho ikibazo gihora kiri. Kandi tubirebeye kuri iri tegeko ry'umuryango n'urushako, inshingano ifitwe n'umugabo nk'umutwe w'urugo. Bagabo rero ndagira ngo mbabwire ko ntari buborohere, kuko iyo ndeba ibibazo biri mu nshako n'umuryango uyu munsi naho bituruka, ntekereza ko ikibazo gikomeye cyane mu rushako uyu munsi, cyane cyane mu nshako z'abakristu, atari abagore badashoboye gukora ibyo bashinzwe, ahubwo ni abagabo batemera inshingano yo kuba uko Imana ishaka ko umugabo amera, nk'umutwe w'urugo, nk'umutambyi w'urugo rwe. Aho niho ikibazo nyacyo kiri. Ntibitunguranye rero kubona Imana itangirana n'umugabo. Itangiriro ry'umugisha w'Imana ni igihe umugabo yizera Imana akagendera mu nzira ze. Iyo umugabo yiringiye Imana, Imana ibibonye urufatiro yakubakaho. Ubwo ibishoboye gutangira gushyira mu ngiro itegeko ry'urushako n'umuryango, kuko ifite umugabo w'umunyamugisha. Umugabo w'umunyamugisha ashakana n'umugore w'umunyamugisha, bakabyara abana b'abanyamugisha. Uko niko rero Imana ishaka gukora. Uko niko ihindura urugo, itorero, umujyi, igihugu n'isi. Uyu munsi se wo ni iki turimo kubona ku isi? Muri iki gihe ubwo turimo kubona gusenyuka kw'inshako n'imiryango bidasanzwe, ni iki turimo kumva? Nshobora kubabwira abagabo benshi baje bakansaba kubabera umubyeyi w'umugabo cyangwa se wabo, kuko ari nta se bagiraga. Hari umugabo nkunda cyane wambwiye ati sinshaka kubyara abana mbere yo kumenya ukuntu umuntu aba umubyeyi, kandi nta muntu w'intangarugero mfite mu buzima bwanjye. Sinzi ukuntu naba umubyeyi. Mbese wanyemerera ukamfasha ukandera? Narabimwemereye kandi ndabikora. Nyuma yo kubimukorera, we n'umugore babyara umwana. Ubu wa mugabo ni umubyeyi. Nagize abantu benshi bazaga mu mahugurwa y'abitegura gushaka, bakambwira bati dufite impungenge kuko inshako nyinshi zisoreza mu butane bwa burundu, kandi ntabwo turigera tubona urushako na rumwe rwiza. Ababyeyi bacu baratanye burundu, kandi ntabwo twari twigira kubona urushako rwa gikristo. Nta nubwo tuzi uko urushako rwa gikristo rumera. Ntabwo twigeze tugira urugero rwiza rw'urushako rwa gikristo. Dore ukuntu urushako rw'iyi minsi rumaze gusenyuka. Ntekereza ko iby'Imana yavuze mu itangiriro no muri Zaburi 128 ariho ikibazo kiri uyu munsi. Umuryango watewe ibitero muri iki gihe. Tubwirwa n'umuco ugezweho muri iyi minsi ngo umubano w'abantu babiri b'abatinganyi uremewe, nabo ni umuryango. Nabo bashoboye kurera abana kuko nabo ari ababyeyi beza. Ibi binyurana n'ibyo tumaze kuvugaho byose. Ibi ntabwo bihamanya n'icyo Bibiliya yigisha, ariko umuco ugezweho ukatubwira uti urwo narwo ni urugo kandi ni umuryango. Ese ni gute wasobanura urugo cyangwa umuryango? Dore indi Zaburi nkunda cyane ivuga ku rushako n'umuryango.
ni Zaburi y'127. Umugabo w'umunyabwenge cyane yanditse aya magambo. Salomo yanditse Zaburi imwe kandi niyihe. Salomo niwe mukire cyane kurusha abandi bantu bose babayeho. Salomo niwe munyabwenge wa mbere mu bantu bose babayeho, kandi yagize ibihe byiza cyane mu gihe yari ku isi. Salomo yari afite ubwenge n'amafaranga yo kuba yakora icyo ashatse gukora cyose. Tega amatwi noneho wumve ibyo atubwira. Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Bibaruhiriza ubusa kuzinduka kare mugatinda cyane kuruhuka, mukarya umutsima wo mu ruhu. Niko aho wakunda ibitotsi. Muri iyi 200 y'ubuhanuzi uhabona inkuru y'ubuzima bwa Salomo. Aravuga ati, ni koko birashoboka kuruhira ubusa. Hari abantu bamwe batwarwaga cyane n'akazi kurusha Salomo. Birashoboka ko hari n'abantu barusha Salomo umwete wo gukora, ariko aravuga ati, birashoboka kuruhira ubusa. Salomo yari umwubatsi ukomeye. Ntabwo yubatse ingoro y'Imana gusa. Yubatse n'amato menshi yajyanye gusuhuza umwamikazi rimwe. Yubatse imijyi n'ibibuga. Salomo yarubakaga igihe cyose. Yari umwubatsi ukomeye. Ariko hano akatubwira ko bishoboka ko waruhira ubusa. Akongera akatubwira ko bishoboka guhangayikira ubusa. Ntabwo tugomba kwiheba, ariko nta nubwo tugomba ko banebwe. Ntabwo ari byo kuvuga ko atari byiza ko umuntu yakwigera yiheba, ariko mu buryo bwo kumva ko ibintu bikureba. Ijambo ry'Imana ntabwo rikubwira kuba umunebwe cyangwa umuntu utagira icyo yitayeho. Ijambo ry'Imana ritubuza kwihebera ibintu bibi. Birashoboka ko waruhira ubusa kuko ukora ushaka ibintu bidakwiriye. Hanyuma Salomo atangira kuvuga ku bana. Hari abantu batekereza ko atangiye kuvuga ko ahinduye umutwe w'amagambo. Ese ibi byo kubaka no kurinda hari isano bifitanye n'abana? Yego, birayifitanye. Umwana we yari ikigwari. Iyo usomye mu mubwiriza usanga Salomo ababajwe n'uko ubutunzi bwe buzaragwa ikigwari. Kandi ni koko, ikigwari nicyo cyazunguye umutungo we kirawurya. Atubwira ko atigeze yubaka ubuzima bw'umwana we. Niyo mpamvu avuga ngo, dore abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuyemo. Abameze batyo ntibazakorwa n'isoni, uko bazavugana n'abanzi babo mu marembo. Iyo ni Zaburi y'127 kuva ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5. Hano tubona imwe mu mfashanyigisho zikomeye ku itegeko ry'urushako n'umuryango. Salomo aduha Zaburi ye kugira ngo idufashe cyane cyane ifasha abagabo. Dore uko atubwira: ntuzakore nk'ibyo nakoze, kuko naruhiye ubusa, kandi kubaka no guhangayika kwanjye kwabaye impfabusa. Icyo ugomba kwitaho cyane ni abana bawe. Salomo arongera yifashe inyigisho nziza cyane y'urushako n'umuryango. Atubwira ikintu nanone kirwanwa cyane muri iyi minsi. Abana ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye. Iyi niyo mpamvu jye n'umufasha wanjye turi abanyamugisha mwinshi cyane. Dufite abana 5 n'abuzukuru 5. Dufite ibirimba 2 byuzuye. Dore imfashanyigisho atanga. Urugo, urushako n'ababyeyi bafasha abana nk'uko umuheto ufasha umwambi. Imbaraga n'icyerekezo umwambi usohokana mu muheto biterwa n'uburyo umuheto umeze. Mpora ntekereza ko muvuga uvuga ngo, narashe umwambi mu kirere ugwa ku isi, ariko sinamenya aho waguye. Ibi bisa n'ibintu birimo kubera ku isi iyi minsi. Ariko mu bwenge bwe bwinshi bwemeraga n'amafuti yakoze, Salomo aravuga ati, tega amatwi. Ese nturamenya yuko abo bana ari imyambi, kandi wowe ukabura umuheto aho irasirwa? Kandi niba ari ntambara gufite zo kubohereza mu buzima bafite icyerekezo n'intego, ubwo ni hehe ubohereje? Ntaho.
ese bazaba iki? Bazaba ibigwari nk'umwana wanjye bwite. Mbona uru ari urugero rwiza rwadufasha gusobanukirwa itegeko ry'umuryango n'urushako. Nyuma yo gusoma no gusobanukirwa ibi byanditswe byose, turabona ibintu bigera kuri bitatu. Tugomba gushyira Uwiteka Imana mu nshako zacu. Ibyo ni ngombwa ko tubikora. Ntabwo urushako ndetse n'umuryango byagira icyo bitumarira keretse twemerera Uwiteka Imana ikabibamo. Nta nubwo tuzi intego cyangwa umumaro w'urushako n'umuryango Imana itarimo. Nta nubwo tuzi ishusho y'umuryango n'urushako aho Imana itari. Nta rugero dufite Imana itarimo. Ntaho tuba turi iyo tudashyize Imana mu rushako rwacu. Icya kabiri, dushingiye ku byanditswe byinshi birimo ibi turangije, tubona ko tutakwigera duhagarara mu nshingano zacu uko dukwiriye keretse Imana ibidufashijemo. Nk'uko twabivuze, kugira ngo itegeko ry'umuryango n'urushako rishyirwe mu ngiro, Imana ikeneye abantu babiri bakwiriye. Ni gute abantu baba ababyeyi bakwiriye, abafasha bakwiriye, n'abantu bakwiriye? Tega amatwi wumve. Ubwo Yesu yigishaga ku rushako muri Matayo igice cya 19, ariho tuzahera ku isomo ry'ubutaha, yavuze ku butane bwa burundu. Yaravuze ati, mbese intego y'Imana mu itangiriro yari iyihe? Ati, ni koko yabemereye gusenda abo mwashakanye nabo, ariko yabikoreye umutekano w'abagore. Kuko mwarabasendaga bakajya mu mihanda, nta burenganzira bagiraga, nta n'ubuturo bagiraga. Noneho ku mpamvu yo kubarengera, Mose yabemereye gusenda nubwo atari yo ntego y'Imana. Mbese intego y'Imana mu irema yari iyihe? Maze Yesu arababwira ati, intego y'Imana nuko ari nta gusenda cyangwa ubutane bubaho. Umwe mu ntumwa, mpora ntekereza ko ari Petero, aravuga ati, niba uku ariko bigomba kugendekera umugabo ufite umugore, biritwa no kudashaka. Yesu aramusubiza ati, si buri muntu wese ngo yakwemera ibyo mvuze, keretse abo bonyine babihawe. Aho ni muri Matayo igice cya 19:11. Iyi mvugo yayikoreshaga cyane avuga ku Mwuka Wera. Arababwira ati, mwebwe mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bw'Imana, ariko abandi bo babibwirwa mu migani, kugira ngo kureba babirebe ariko be kubibona, no kumva babyumve ariko be kubisobanukirwa. Aho ni muri Luka igice cya 8:10. Mu yandi magambo, ni kuri abo bonyine Imana ifasha. Ntabwo waba umufasha ukwiriye utabifashijwemo n'Imana. Ibi nibyo Yesu yavuze. Zaburi 127:1-2 niki batubwiye? Ntekereza ko Salomo yabivuze gutya, keretse ari uko Uwiteka ari we wubatse inzu, naho bundi ibindi bikorwa byose byo kubaka biba ari impfabusa. Mu murongo waho wa 2, Salomo akoresha irindi jambo rikomeye. Mwibuke ko yari umunyabwenge cyane. Yaravuze ati, Uwiteka iyo atari we wubatse inzu, abayubaka baba baruhira ubusa, kuko yihera abantu bayo no mu gihe basinziriye cyangwa bari mu bitotsi. Nuko rero nta mpamvu yo kudasinzira no guhangayika. Icyo arimo kwibanda hano cyane ni, tuvuge ko uyu munsi wakugendekeye nabi cyane, kandi n'umunsi w'ejo ukaba uzakubera mubi cyane. Biba bikwiriye ko waruhuka, warambarara ku buriri bwawe ukavuga uti, mfite akazi kenshi ejo kandi n'uyu munsi ntiwagenze neza. Reka nibere maso, sinsinzire, nihebe kandi mfashe Imana gukemura ikibazo cyanjye. Niba ugiye gukora ibyo, nkwijeje ko ugiye kuvunika kurushaho. Ariko niwaturuka avuga uti, Mana wowe ushobora byose kandi nge ntacyo nshoboye, ngiye kuryama kandi ibingoye byose mbishyize mu biganza byawe, hanyuma ukaryama ukaniyorosa. Iyo uryamye, Imana igushyiramo imbaraga. Ese icyo si igitangaza? Iyo ubyikuyeho, waratangira gakora. Igihe cyose uzaba ukiri maso wishakishiriza igisubizo, Imana ntago izakora. Ariko iyo ubishyize mu biganza byayo, ntugerageze kubyikemurira, nibwo Imana ikora. Ni muri ubwo buryo Salomo avuga ati, ugerageza kubaka inzu ariko ukananirwa, ugerageza kubaka urushako rwawe n'umuryango wawe bikakunanira.
Uwiteka natakubakira urushako n'umuryango, kubaka kwawe kuzaba imfabusa. Ibi bimera nk'igihe umuntu arambarara ku buriri bwe akiheba. Imana izabigukorera niwemera ko wowe udashoboye kandi yishoboye byose. Nuko rero, duhereye kuri iri jambo rya Salomo, ntabwo waba cyangwa mwaba ababyeyi bakwiye mudashoboreshejwe n'Imana. Duhereye ku kuntu Yesu yavuze, ntabwo waba umufasha ukwiye utabifashijwemo n'Imana. Tubirebeye mu ijambo ry'Imana ryose, tubona ko tutakwigera tuba abantu bakwiye tutabifashijwemo n'Imana. Wibuke uko Yesu yavuze muri Yohana igice cya 15:5, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Ntabwo yavuze ati mutamfite mwakora bikeya, ahubwo yavuze ko ari ntacyo twakora tutamufite. Ese Yesu ni iki yashatse kuvuga avuga aya magambo? Ushobora kuba wibwira uti, ni koko nzi ko nshoboye kugira icyo nkora. Yego koko urashoboye, ariko ntabwo washyira agakiza cyangwa kwizera Imana muri uwo mwana wawe ugutesha umutwe. Imana yonyine niyo ishobora kubikora. Nuko rero ugomba kuyibwira uti, Mana, ni koko jye sinshoboye, ariko nizera ko wowe ushoboye byose. Salomo nawe akavuga ati, keretse ari uko Imana ariyo ibikoze, naho ubundi ni imfabusa. Nta mpamvu yo kubura ibitotsi cyangwa kutaruhuka. Ni bangahe muri mwe babuzwa ibitotsi n'abana babo? Natwe byatubayeho. Ni bangahe muri mwe bazindurwa no guhangayikishwa n'abana babo, ugahangayika kugeza n'ubwo wumva ugiye no gupfa? Salomo yavuze ko ibyo byose ari imfabusa, keretse ari uko Uwiteka ari we ukubakiye urwo rugo. Muri Yohana igice cya 3:6-7, Yesu yaravuze ati, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Mbese ibi bisobanuye iki? Bisobanuye ko kubyarwa n'umubiri byakugize umubiri gusa. Kugira ngo umunyamwuka ugomba kubyarwa n'umwuka, kuko ijambo umubiri risobanuye kamere muntu idafashijwe n'Imana. Ikibyarwa n'umubiri ni kamere muntu, ariko idafashijwe n'Imana. Icyo ni cyo Yesu yavuze ubwo yavugaga ati, witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Dore uburyo bwo gusozera isomo. Tugomba kubona Imana mu nshako zacu. Tugomba natwe kwibona mu nshako zacu mu buryo bwiza kandi no mu buryo bubi. Tugomba kumenya ko hari inshingano Imana yaguhaye kandi ishaka ko wuzuza. Ugomba kwibona muri iyo nshingano. Ugomba no kwemera ibibazo biri mu rushako rwawe no mu rugo rwawe. Hanyuma yabyo byose, twese tugomba kubona ubuntu bw'Imana mu nshako n'ingo zacu. Iyo uhuje imirongo yose ya Bibiliya dusomye, usanga ari iki isobanuye. Hari inshako zidashingiye ku Mana. Ariko niba urushako rwawe rushingiye ku Mana, waruvugaho ibintu bitatu. Icyambere, wavuga ko Imana ariyo yaremye urushako nk'uko ijambo ryayo rivuga. Urushako ni igikorwa cy'Imana bwite. Urushako ni igitekerezo cy'Imana. Imana niyo yaremye urushako rwawe. Imana niyo yahaye Adamu umugore we Eva. Kandi icyemezo cyo gushaka kigomba gushingira ku kuyoborwa n'Imana. Iyo mutayobowe n'Imana, muyoborwa n'iki? Byaba ari ubwumvikane, guhuza, ibyo birahinduka mu mwanya mutoya cyane. Ese ushingira kuki iyo ugiye gushaka umuntu umwe muzabana ubuzima bwawe bwose? Icyemezo kigomba kuba gishingiye kuyoborwa n'Imana. Yesu yaravuze muri Matayo igice cya 19:6 ati, nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Yesu yavuze ko urwo ari rwo rushako rushingiye ku Mana. Ubwo rero nawe wavuga uti, iyo ari urushako rushingiye ku Mana, Imana niyo yaruremye nk'uko ijambo rivuga. Imana iruduhesha umwuka wayo. Iyo uhuje iyi mirongo yose, wavuga ko Imana ari yishoboye kurubeshaho no kururinda kubw'ubuntu bwayo.
Iyo abantu batubajije uko umuryango cyangwa urugo rwacu rumeze, umugore wanjye arabasubiza ati, tumeze neza kubw'ubuntu bw'Imana. Ni kubw'ubuntu bw'Imana gusa. Twagombye kwemera ko twe tudashoboye ariko yo ishoboye kandi byose. Niba wifuza kugira urushako rushingiye ku Mana, urushako Imana ubwayo yiremeye, urushako rw'abantu babiri bahujwe n'Imana, urushako rwabeshwaho n'Imana, urushako rwasohoza imigambi y'Imana ku muryango n'urushako, ndagira ngo ngusabe uce bugufi ufatanye gusenga iri sengesho. Data wo mu ijuru dukunda cyane, umugisha urushako rwanjye, umugisha urugo rwanjye, hesha umugisha urugo rwacu n'umucyo wo kubaho kwawe, kandi uduheshe imbaraga urukundo rw'umwuka wawe, kandi uha umugisha imibano yose ituma uru rugo rukwiye. Dukize buri wese ku giti cye kugira ngo tugire umubano wuzuye, tuba ababyeyi bakunda kandi bafite ubwenge. Kwereke uko twabona ubuntu bwawe buri gihe. Turasaba ngo icyo twakora cyose gikorerwe muri Kristo, dushoboreshejwe na Kristo kubw'icyubahiro cya Kristo. Reka ubugingo n'imbaraga za Kristo muzima wazutse zitubeho kandi zidushoboreshe kuba abahamya ba Kristo igihe dusohotse mu rugo rwacu, igihe turugarutsemo, cyane cyane igihe cyose tukibanye muri uru rugo. Uko ubugingo n'urukundo n'umucyo wa Kristo bigaragarira mu muryango wacu umunsi ku wundi, hindura uru rugo itabaza rimurikira abantu bose binjira muri iyi nzu kugira ngo bakumenye wowe waremye uru rugo, warushirishijeho umwuka wawe kandi ururindisha ubuntu bwawe. Mana duha umugisha, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mbega gusoza neza. Muvandimwe nshuti, turabashimiye cyane bwo kwifatanya natwe muri iyi nyigisho ya mbere mu nyigisho 11 zigisha ku muryango n'urushako. Turizera ko mufatanyije n'umwigisha wacu gusenga iryo sengesho. Mbese murabona ko atari byiza cyane ko tutagomba kurwanira kurutanwa. Iyo turebye urushako nk'uko Imana irureba, dusobanukirwa uko twuzuzanya. Umugabo akeneye umugore, umugore nawe akeneye umugabo, kandi twembi buri wese afite inshingano yahawe n'Imana zo gusohoreza muri uyu mubano wacu w'urushako. Tekereza uyu munsi uko Imana yaba ishaka ko wuzuza uwo washakanye nawe. Uwo ni umukoro mwiza ngira ngo mbasigire kugeza aho tuzongera kubonanira. Turabashimiye rero kandi tubasengera ngo Umwami wacu Yesu Kristo watwitangiye ku musaraba abuzuza amahoro mu mitima yanyu n'urukundo no kwizera bituruka kuri Data wo mu ijuru.